Umugani wa Nyangufi n'abakuru be. Igice cya mbere. Umugabo yari afite umugore maze babyarana abana 7 b'abahungu. Uw'imfura yari mu kigero cy'imyaka 10. Umwuga w'uwo mugabo wari uwo kwasa inkwi maze akazigurisha udufaranga two kumutunga we n'abiwe bose. Bari abakene cyane, bagahora bafite umutima uhagaze kuko batashoboraga kubona ibitunga abo bana uko ari 7, kandi nta n'umwe muri bo wari ugejeje igihe cyo kwirwanaho. Icyarushagaho kubatera agahinda nuko umwana wabo w'umuhererezi yahoraga abateye impungenge, ntagire ikintu kimushimisha, agahora yigunze kandi ntavuge. Iyo yakoraga igikorwa cyiza giturutse ku mutima mwiza yari yaravukanye, yibwiraga ko akoze ikintu kidatunganye. Yari mugufi cyane ku buryo yavutse areshya n'urutoki rw'igikumwe, maze bakurizaho kumwita Nyangufi. Uwo mwana bari baramwishyize mu mutwe bose, ikibi cyose gikozwe muri urwo rugo kikaba ari we cyitirirwa. Nyamara ariko niwe warushaga abakuru be ubwenge n'ubwitonzi ndetse no guteganya. Ntiyarashamadutse, yavugaga make ariko akumva menshi. Bukeye amapfa aratera, inzara irabiyogoza rwose mu gihugu cyose. Murumva namwe umuntu wari ufite abana 7 ko yari akomerewe cyane. Kubahahira ntibyari bimworoheye, ariko akomeza kubahahira ageze aho abura ibibahaza kubera igiciro cyazamutse muri icyo gihe bitewe n'inzara yari yaraje ari kirimbuzi. Umugabo amaze gushoberwa yigira inama yo guta abo bana mu ishyamba. Inama amaze kuyuzuza ntiyayihisha umugore we, ahubwo ayihisha abana be. Mu ijoro yararaye ari bujye guta abo bana muri rya shyamba. Umugabo akangura umugore we kugira ngo amubwire inama yari yungutse ku kibazo bari bamaze iminsi bibaza cyerekeye uko bakwiye gutunga abo bana. Ubwo ariko abana bari baryamye kare. Umugore amaze gukanguka, umugabo amubwirana agahinda kanini ati, umva rero mugore wanjye, urabona neza ko tutagishoboye gutunga bariya bana. None niyemeje ko ejo nzajya kubata muri rya shyamba njya nasama inka. Bazagenda baribwe n'inyamaswa aho kugira ngo nzabone inzara ibanyicira mu maso. Ibyo bizanatworoherera cyane kuko mu gihe bazaba bahugiye mu guhambira inkwi tuzabihisha maze tugahindukira batatureba. Ntimuyobewe rero impuhwe za kibyeyi. Umugore yamaze kumva ayo magambo akubitwa n'inkuba, maze asubiza umugabo we ati, ubwo se ibyo uvuze bikuvuye ku mutima cyangwa hari ukundi wabaye? Nta n'isoni biguteye? Iryo risubiza aho urikuye. Wowe se kuri mukuru hari aho wabibonye? Ni wowe ugiye kuzaba nyamuhamba babona? Umugabo aho kugira ngo yumve neza igisubizo cya kibyeyi umugore amuhaye, atangira kumutwama avuga ati, umva nawe ubwenge bw'abagore, ubwo se abo bana tuzabatungisha iki? Njyewe nta kundi natekereje
byarangiye, ndetse byuka witegure nawe kuko tujyana, singiye kuzabona abana banjye bapfa urw'agashinyaguro. Umugabo akomeza kumvisha umugore we ko badashobora kubona icyatunga abo bana, ariko bibi by'ubusa. Umugore yari umutindi nyakujya, ariko umutima we wari uwa kibyeyi. Ntutume yemera kwijugunyira ibibondo. Umugore akomeza kwiyumvira, atekereza ukuntu inzara izamwicira abana mu maso. Atekereje agahinda bizamutera, nawe yemeye igitekerezo cy'umugabo we, nuko ajya kuryama, ariko amarira azenga mu maso. Ubwo ariko Nyangufi ibyo ababyeyi be barimo yari yabimenye kare. Yari umwana uzi ubwenge butangaje, kandi ntiyagiraga ikintu na kimwe kimutera ubwoba. Yamaze kumvira ku buriri bwe ibyo se avugana na nyina, abyuka buhoro, maze ajya munsi y'intebe se yakundaga kwicaraho, kugira ngo ashobore kumva ibyo bavuga. Yamaze kubyumva neza, asubira ku buriri, ariko ntiyarushya agoheka, ahubwo aratekereza uko agenza kugira ngo we na bakuru be bazashobore kwikura muri iryo shyamba. Mu museso wa kare abyuka ajya ku nkombe y'umugezi wari hafi y'iwabo, ahatoragura utubuye twera, atwuzuza udufuka twe, maze agaruka imuhira. Ntibyatinze buba burakeye neza. Nuko wa mugabo abyutsa umugore we n'abana, ariko akaba yanogeje inama yo kubabwira ko noneho bari bumuherekeze bakajyana kumutwaza inkwi mu ishyamba. Nuko arabyuka, nabo barabyuka, arababwira ati, uyu munsi muramperekeza na nyoko kugira ngo muntwaze inkwi. Umwe arazana izo ashoboye, hanyuma tuzishyire hamwe maze tuzigurishe amafaranga, noneho ahari yaba menshi tukayahahisha ibidutunga nibura icyumweru. Abana babyumvise bishimira kujya kureba aho hantu hakure bari kumwe n'ababyeyi babo. Nuko baherako baboneza iy'ishyamba, ariko Nyangufi yirinda kugira icyo abwira bakuru be mu byo yumvise byose. Iki ni igice cya mbere cy'umugani Nyangufi na bakuru be. Tuzakomeza n'igice cya kabiri cy'umugani Nyangufi na bakuru be. Kora like, share na subscribe kuri YouTube channel G4 Granite. Naho ubutaha umugani ugana kariho.